usanzwe utari uwo ku Kabeza zamura ikiganza turebe. Niba ari ibyo ubajije neza, niba ari mwe mwumvise neza, kuko ndabona ahubwo nza kugira ikibazo cyo kumenya ahantu abantu bo ku Kabeza bicaye, ariko mwe nta kosa mufite, mugaragaje uruhare rwanyu. Imana ibahe umugisha. Reka ndebe abantu ba Kabeza bagarutse kandi babashije kugera mu byiciro bari hano, muzamure ibiganza turebe. Hamwe muri hari mwagabagabanye babashyitsi. Reka rero munyemerere twakira abashyitsi mwabonye ko dufite, tubakiriye ngo iki? Imana ibahe umugisha, turanezerewe ku bwanyu. Muri uyu mugoroba mwiza dufite amakorari meza kandi agiye kudufasha. Amakorari yatumiwe, yararitswe, yasabwe kuboneka uyu munsi kandi yaje. Korari rero nagira ngo mumfashe tubanze twakire mpereyeho. Ni korari y'abagabo, korari nkuru mu myaka, korari ikunda kwicara hariya yicaye, korari yitwa Twiyarure. Twiyarure Mujyejuru. Iyi korari ifite amateka menshi kandi meza, kandi iyi korari niyo yateguye iki gitaramo, kandi iyi korari iri iwabo. Itorero ryayo ni iri ngiri rya Kabeza. Munyemerere rero abantu muteraniye aha ba Kabeza n'abaturutse ahandi, twakire korari Twiyarure. Turakomeza kugenda tuyivugaho kenshi, tuyigarukaho, tuyibabwira, ariko nayo itubwira impamvu y'iki gitaramo. Nagira ngo mbabwire ko muri uyu mugoroba, muri aya masaha, dufite indi korari nziza ndetse nziza cyane, korari y'abajene, korari izi gusoma no kwandika, korari ushobora kuyirangiraho izajya ukayiha GPS ikagerayo. Ambassadors Junior Mujyejuru. Ni abana bakunda umurimo, bagira ishyaka, ariko nimita abana ntimugire ngo bari muri materineri. Hafi ya bose bafite indangamuntu. Muhindukire murebe abizera. Aba baturutse ku itorero rya Remera, nabo banejejwe no kuba ku Kabeza. Bangahe bamfasha ngo twakire iyi korari? Tubakiriye ngo iki? Ndi kubabwira ngo muhindukire, nkabona hari abadahindukiye neza, ubanza bakeneye umusemuzi. Ubwo abaza kuba batumva urwo rurimi turaboherereza ubafasha, tujye tumenya aho biherereye. Nagira mbabwire rero ko dufite indi korari yageze aha. Nshobora kuyivuga nkayitindaho gato, ariko ndagerageza kugabanya. Ndavuga korari yitwa Ababwirizabutumwa. Abantu benshi iyo duhuriye aha bagira ngo ndi uwo ku Kabeza, ariko ubusanzwe nanjye ndi uwo ku Muhima, aho iriya korari yaturutse. Rero nimbatindaho ntuvuga ati ko warondogoye, nawe uhuye na korari y'iwanyu ahantu wayitindaho. Muhaguruke. Iyi korari sinzi imyaka ifite, ariko ifite myinshi, kuko igihe cyose nagereye ku Muhima iyi korari yari ihari. Wenda baraza kutubwira imyaka bamaze, kuko jye nageze ku Muhima muri 92 iyi korari ihari. Ubwo se si ya mbere yaho? Ubwo niyo muri za 40. Inase mba mvuze kangahe? Inani. Rero ni korari ikunda umurimo, igira gahunda, korari yambara neza kandi birumvikana ituranye no hafi yo mu mujyi. Itanambaye neza nawe yabitaze gucagura amatisi. Ariko nanone kugira ngo tubakire tutakira ibitugu gusa, nimvuga ngo muhindukire namwe mubikora nibakwe, kandi n'uwarebesha amaso arabona ko ari korari nkuru koko. Mbese mubakiriye ngo iki? Kwakira turi bukore ku byiciro bitandukanye, ariko kubw'uyu mwanya
nabibabwiye ko jye nitwa Nzabandora Moise, umwe mu bizera bo ku Muhima ariko umukunzi w'itorero rya Kabeza cyane. Turi kumwe rero na mushiki wacu hariya Mukeshimana Marigarde Jejuru, nawe ni umwe mu bantu mubona ko basobanukiwe. Margo, umukobwa wa muzehe Pasiteri Shadarake, ariko ndajya ngenda mbigarukaho gatoya kuko nagize umugisha papa we ndi mu ishuri yaranyigishije kumwisangaho. Rero urumva ko umuntu ntagenda mbura icyo muvugaho, ariko se kuhise wicara kandi nanjye ariko kanyama mbonye kandi nagira mbabwire ko hariya yicaranye n'umuvugabutumwa Imana yagiriye neza, Nyakani. Uriya ni umugabo ubwiriza kandi ukora amavuna kandi ugira ibihe byo gusenga no kubana n'Imana. Nyakani Niyasi waturutse mu majyaruguru mu ntara ya Kigombe, itorero rya Galilaya, kandi nawe afite korari abamo, ariko ubutaha azaza wenda yazanye nayo. Rero munyemerere abateraniye aha twese twakira bagiye kudufasha muri gahunda. Tubakiriye ngo iki? Tugiye kuririmba indirimbo y'126, indirimbo turi bugerageze kuririmbana imbaraga kandi tukayiririmba ibice byose. Ureke kwakunda abantu bajya babanga icyambere n'igiheruka, oya n'ibyo hagati turabishyiramo. 126, ariko kugira ngo dufatanyirize hamwe izo mbaraga, buri korari muzo twakiriye zifite igitaramo zitwohereza abantu babiri. Birumvikana nyine ubwo ni umukobwa n'umusore, ni umugabo n'umudamu, ni abagabo babiri mwitagira abadamu. Twiyaro wisabye umugabo n'umudamu byayifata akanya, ubwo yirohereza abagabo babiri. Nimugera ako muri kugenda gakeya, muzana n'ibitabo cyangwa aho murebera indirimbo, mutagera aha mwicaye, ariko siko byari byateganyijwe. Kukuge
wacu, Imana umucunguzi wacu, Imana iriho, Imana yahozeho, Imana iriho ibihe bidashira, Alpha na Omega, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twebwe abana bawe ducishijwe bugufi imbere yawe Data wa twese uri mu ijuru, kugira ngo gukiranirwa kose kwaba kwatubonetseho muri uno munsi, aho tutavuze ibikwiriye, aho twakoze ibitakunezeza, aho twagambiriye nabi, aho twatekereje nabi, amaraso ya Kristo atureme bundi bushya. Uyu mwanya turi imbere yawe twezwe nawe kandi duhumanurwe nawe, kugira ngo ibyo wagennye byose muri iyi nzu yawe bibe bikiza imitima yacu. Ijambo ryawe ryiza yuko uzabana natwe kugera ku mperuka y'isi, rihe umutima wa buri wese uri aha ngaha kugira ngo yumve ahumurijwe nawe kandi yumve ko uri kumwe nawe. Ubwo tugiye kumva ibyanditswe binyuze mu mugaragu wawe, turusheho gusobanukirwa n'uko uri hafi kugaruka kandi twiteguye kugusanganira. Kandi mwami w'amahoro, umuririmbyi uri buhagarara aha ngaha, umubwiriza uri buhagarara aha ngaha, ugira icyo avuga cyo wese akivuge mu izina ryawe, kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uturinde Data wa twese mu buryo bwo kurinda, turinde rwose kwishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo duhe guhinduka rwose. Urakoze kuko uri kumwe natwe, dusabiye abarwayi bari muri twe ngo bakize, abafite intege nke bongerera imbaraga, abashonje bahaze, abatarakumenya ubiyereke, twese turusheho kugutegereza twihanganye, ko tubisabye Data mu izina ryawe Yesu, amen. Rero twese tumaze kuririmbira hamwe kandi muririmbye neza, Imana ibaha umugisha. N'abatuyoboreye indirimbo, Imana ibaha umugisha. Tugiye gutangira duhamagara amakorari, kandi kugira ngo igitaramo cyacu kigende neza turagenda duhamagara korari bitewe n'aho yaturutse. Muratekereza ko ubwo duhera ku yihe? Kuri Twiyarure kuko ni iya hano, kugira ngo yereke abandi aho baza guhagarara, kandi tubivuga ishatse yabitambuka kereka niba ihagurutswa n'inanga, ariko niba yabishobora yabiza, hanyuma yagera aha tukaza kureba umubare w'indirimbo yaririmba bitewe n'uburyo iri bubihagaze. Nitumara kumva indirimbo za Twiyarure, turaza kumva indirimbo za Ambassadors Junior, nazo zitari nkeya. Korari yose bikeneye kumenya iziririmba kandi turazibabwira. Ubwo se ikurikiraho nimwayumvise, korari yaturutse hafi ya Nyabugogo, yaturutse ku Muhima munsi ya Yamaha, korari ababwirizabutumwa iraza kuza iririmba. Hari gukurikiraho ubundi korari yo mu Bibari iza kubihara, ariko ntirageraho dukurikije intera igiye ihari, ariko ubwo turaba dupanze iyo gahunda muri ubu buryo. Rero iyi korari mu by'ukuri ya kera, ndavuga iyi ihagaze imbere, korari ifite imyaka myinshi, yaba ari imaze ubwayo, yaba ari iy'abayigize, niyo yari ubona ari nk'urukoko. Witegereje abasaza, ababyeyi, abakuru bayirimo, ni korari yagiriwe neza n'Imana, Imana ibishimirwe. Tugiye rero kubumva mu ndirimbo imwe, ariko nibayirangiza barashyiraho iya kabiri, ndavuga Twiyarure, nibarangiza iya kabiri bashyiraho iya gatatu. Kumana nta kintu bibabwiye, ni ukudakunda indirimbo, ni ukudakunda korari. Nibazirangiza barajya kwicara nkurikije uko mbareba. Hanyuma rero nyuma y'izo ndirimbo eshatu za Twiyarure turahamagara Ambassadors Junior. None nkurikije ko mbona imibare igenda isa n'igoranye n'aha, Ambassadors buriya nibagera aha bararirimba zingahe? Ntabwo n'ubundi mwabyumvikanaho zingahe? Ndebera abantu bari guca amasiri ntimuhuze imibare. Cyakora kubera ko nyine mwagaragaje icyifuzo, baraza baririmba indirimbo enye. Nimamara kuririmba indirimbo enye, turahamagara ababwirizabutumwa banaririmba nabo indirimbo enye,
nyuma y'izo ndirimbo turaza gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Hano nabonye hari abashyitsi benshi, bamwe bashobora no kuba ari ubwa mbere bageze aha simbizi, ariko biranashoboka. Abantu bageze ku Kabeza ari ubwa mbere, muzamure ikiganza turebe. Abashyitsi muhageze bwa mbere, ese ko nta kibazo gihari kuba muhageze bwa mbere, ntabwo bigayitse, ahubwo ni umunezero kuri twe ko twabonye abashyitsi badasanzwe. Imana ibagirire neza. Mwe rero mugeze aha bwa mbere, hari itangazo ngiye gutanga. Uza kugira ikibazo cy'umubiri mu kuburana cyangwa se kumva atamerewe neza, aze kuzamuka inyuma gato y'urusengero, yahabona icyumba cyangwa se mu nguni hariya, ikikujyaneho ntukimbaze jye nakurangiraga, kuko ushobora kuza kubura uko utanga itangazo. Ariko jye nakubwiraga ngo numva umubiri utangiye gushinga urubanza, umenya aho werekeza. Mu nguni za buri rusengero ariko usohotse, aza kujya mu bwiherero bw'imbere utaza hariho, ujye mu bw'inyuma. Hanyuma hano kare bigeze gutanga itangazo, ariko twumva n'ubundi twakongera tukaritanga. Nubwo telefone ari yawe tutayikubikira, ariko ni na byiza ko itavangira gahunda y'amateraniro. Urebe ko yaba itarimo urusaku rwasakuriza amateraniro, cyangwa se ngo utangire kuyobora umuntu wicaye mu iteraniro. Wowe ufitanye n'ikibazo cya telefone yawe, mu guhamagara no kwitaba waza gusohoka gakeya, ariko telefone ntizize kurogoya gahunda iri aha ngaha. Ibyo birumvwa na ba nyirazo n'abazifite, urumva ko batazifite bitabareba. Twiyarurire amaze kwitegura, umwanya n'uwanyu. Imana ibambika imbaraga. Amen. itegura urugendo rwo kujya kure y'iyesena, sanga umucunguzi hirya y'inyenyeri. Mbega ibyishimo byagiranye se hirya y'ibicunza, irembe indirimbo z'umunezero. Azamuka umusozi w'ibyiringiro byanjye, nzanywa no kuri ya soko y'amazi y'ubugingo. Nzaririmba n'abera indirimbo zo kunesha, mbega umunezero udashira. Nzazamuka umusozi w'ibyiringiro byanjye, nzanywa no kuri ya soko y'amazi y'ubugingo. Nzaririmba n'abera indirimbo zo kunesha, mbega umunezero udashira. N'umunezero uhebuje kwibanira na Yesu, nzazamurwa mu cyubahiro cyo mw'ijuru. Nzaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha, nzaba nsinzi ibishuko byo mw'isi mbi. Nzazamuka umusozi w'ibyiringiro byanjye, nzanywa no kuri ya soko y'amazi y'ubugingo.
nanaberi indirimbo zo kunesha mbega umunezero udashira mukazi ibyiringiro byanjye nzanywa no kuri ya soko y'amazi y'ubugingo nzaririmba nanaberi indirimbo zo kunesha mbega umunezero udashira ukabera bazaba bagirwa n'umucunguzi bazambikwa amakamba atatse inyegeri ingororano z'abazaba banesheje iyi si mbese wowe nanjye tuzaba w'ibyiringiro byanjye nzanywa no kuri ya soko y'amazi y'ubugingo nzaririmba nanaberi indirimbo zo kunesha mbega umunezero udashira nzazamuka umusozi w'ibyiringiro byanjye nzanywa no kuri ya soko y'amazi y'ubugingo nzaririmba nanaberi indirimbo zo kunesha mbega umunezero udashira nzazamuka umusozi w'ibyiringiro byanjye nzanywa no kuri ya soko y'amazi y'ubugingo nzaririmba nanaberi indirimbo zo kunesha mbega umunezero udashira ibitangaza yakoze Yesu ni byiza byatumye yireherezaho benshi wabakize ibicumuro ibitangaza yakoze Yesu ni byiza byatumye yireherezaho benshi wabakize ibicumuro yazuye abakize ibimuga yahumuye impumyi yaciye ingoyi z'umwanzi Satani turirimbe haleluya ibitangaza yakoze Yesu ni byiza byatumye yireherezaho benshi wabakize ibicumuro yahamagaye Lazaro yumvise ijwi ry'umukiza Yesu azuka ari muzima ibitangaza yakoze byatumye
twabakize ibicumuro. Ibitangaza yakoreshe twabakize ibicumuro. Yamanyaguye iminsi mitanu ahagije n'umunezero utangaje. Ibitangaza yakoze wa Yesu ni byiza, ireherezaho benshi twabakize ibicumuro. Ibitangaza yakoze wa Yesu ni byiza, byatumye ireherezaho benshi twabakize ibicumuro. Ibitangaza yakoze ni byiza. Toreye basijyanira nagaruka ugasabaje tuzajyana nawe. Umucunguzi wacu Yesu agiye kuzamuka, azaza kujyana abo yacunguye. Abo yitoreye bazijyanira nagaruka, ubwo azabaje tuzajyana nawe. Atungutse ku bicu twe tuzamusanganira, abari mu bituro bazube. Ntukwiriye gushidikanya ku byo wizera, ubwo azabaje tuzajyana nawe. Atungutse ku micu twe tuzamusanganira, abari mu bituro bazube. Ntukwiriye gushidikanya ku byo wizera, ubwo azabaje tuzajyana nawe. Tuzajya dukorera umwami tutahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe. Maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mw'isi, tuzateranwa tujyanwe mw'ijuru. Atungutse ku bicu twe tuzamusanganira, abari mu bituro bazube. Ntukwiriye gushidikanya ku byo wizera, ubwo azabaje tuzajyana nawe. Atungutse ku bicu twe tuzamusanganira, abari mu bituro bazube. Ntukwiriye gushidikanya ku byo wizera, ubwo azabaje tuzajyana nawe. Ubwo azabaje tuzajyana nawe. Ubwo azabaje tuzajyana nawe. Maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mw'isi, tuzateranwa twigiye mw'ijuru. Nibwo tuzajya dukorera umwami tutahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe. Maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mw'isi, tuzateranwa tujyanwe mw'ijuru. 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 Tuzateranwa tujyanwe mw'ijuru.
amashyi menshi ku bashobora kuyatanga, kuko ikigaragara cyo iyi korari bikomeje kugenda neza ndetse biraza kugenda neza biruseho. Hari abantu baje nyuma, icyo twababwira ni uko mukomereza aho bigereye, ariko ntimurakererwa cyane kuko iyi niyo korari ya mbere imaze kuririmba kandi igiyeho ni iya kabiri, kandi indirimbo twayibwira zizi. Wowe rero uje nyuma uracungana n'umubare wazo, nizisoza urabibona ko izirangije. Abashobora kwimura gatoya uruhimbi barwigize imbere cyangwa ku ruhande, hari abo rushobora gukingiriza ntibarebe neza bagashiriramo, ariko nabo ubwo tukaba tumenya impano yabo yo kwihangana aho igarukira. Ariko ukajya ubona yavunitse koko kandi avunwe no kwitegereza uruhimbi gusa. Rero rwimutse wowe utarebaga imbere yitegereza, ariko nturebe imbere gusa, wumve n'icyo bahavugira, kugira ngo igitaramo cy'uyu munsi cye kuba igitaramo cyo kumva injyana cyangwa se kumva urufunguzo abantu bashyikiraga, cyo kumva uburyo indirimbo ari kompoje muri muzike, ahubwo ijuru rigira icyo ridukorera, kugira ngo ubutumwa bukubiye muri izi ndirimbo bugire aho bukuvana n'aho bukugeza. Rero akanya ni akanya. Isatora nyinu
ebyiri byaribaza yakurikije iki icyo kibazo ni kimwe mu byo tuzamubaza mu ijuru icyo tureba uyu munsi n'ubutumwa yabasigiye ari ryo shingiro ryacu ryo kwizera ubutumwa bwiza bya bihe byabo byo kugeragezwa bahagaze kigabo bashize amanga cyane bafite imbaraga nyinshi zo kuvuga ubutumwa bwiza natwe duhagaze mu birenge byabo buri muntu yisuzume kuko igihe cyo kugeragezwa kirageze ngaho shikama ku mukiza wawe yesu yanyuze ku nkengero y'amazi ahasanga abarobyi b'amafi ababwira ati nimumurikire musa w'abarobyi b'abantu nuko yagiye ahamagara buri umwe bose baramwumvira baritaba bahera ubwo batangira kuvuga ubutumwa bwiza igihe cya yesu cyarageze asubirayo mu ijuru simbasize mwenyine ahubwo mbasigiye umufasha bya bihe byabo byo kugeragezwa bahagaze kigabo bashize amanga cyane bafite imbaraga nyinshi zo kuvuga ubutumwa bwiza natwe duhagaze mu birenge byabo buri muntu yisuzume kuko igihe cyo kugeragezwa kirageze ngaho shikama ku mukiza wawe abigishwa bagendanye na yesu nubwo byari bitaboroheye bari basize ibyabo n'imiryango yabo batandukanye hahirwa umuntu ugendana na yesu akamwigisha inzira ye uwo ni uzahabwa kwicarana nawe mu bwami bwe bya bihe byabo byo kugeragezwa bahagaze kigabo bashize amanga cyane bafite imbaraga nyinshi zo kuvuga ubutumwa bwiza natwe duhagaze mu birenge byabo buri muntu yisuzume kuko igihe cyo kugeragezwa kirageze ngaho shikama ku mukiza wawe natwe duhagaze mu birenge byabo buri muntu yisuzume kuko igihe cyo kugeragezwa kirageze ngaho shikama ku mukiza wawe
nzajya ndirimba ushimire mwami bwira abatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza emerera mvuge kuri mana yanjye. Uwiteka nahimbazwe we wagize ukuboko aturokora mu bihe bibi bikomeye ubwo umwanzi yacuraga imigambi ye mibisha subiza n'amaso maze uze dushime nzajya ndirimba ushimire mwami bwira abatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza emerera mvuge kuri mana yanjye nzajya ndirimba ushimire mwami bwira abatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza emerera mvuge kuri mana yanjye. Kw'iriba umusamariyakazi yahinze umushyitsi ubwo yahuraga n'umuyuda umuganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uyu wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na Mesiya bimwanga mu nda wifata biramugora azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi muye na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ahandi mwari munsi narahimutse ndi mushya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ahandi mwari munsi narahimutse ndi
uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwarimu sinarahimutse undi mushya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwarimu sinarahimutse undi mushya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwarimu sinarahimutse undi mushya.
ntibibuze ababwirizabutumwa kuba bazi. Ese muramfasha gushimira iyi korari cyane, amashyi menshi kuko barayakwiriye. Shaka indangururamajwi izi kuvuga neza kurenza iyo mfite, hanyuma urabanza wibwira abari aho, babwire n'inshingano ufite muri korari ubamo. Amazina nitwa Asifiwe Christian. Murayumvise se? Asifiwe Christian. Asifiwe Christian. Yego. Yego. Twe tugira umuyobozi umwe, chairman wa korari Muvunyi Lauben, akeka ko mushobora kuba muzi, ntabwo yabashije kuboneka kubera ko bajyanye na senior mu yindi gahunda bagiye gukora. Ntabwo yabanye natwe, ariko iyo tutari kumwe igihe cyo nshinzwe muri korari ndi umutoza, ubwo ntabwo twahabura uko twiyeranje. Ako kantu se ngo kaba kameze gute? Ngo bigenda bite? Ntabwo twabura uko twiyeranje. Akabazo k'amatsiko. Iyi ni ambassadors junior, abantu bibaza ngo imwe ave junior ajye muri senior. Ese bishingira ku myaka, bishingira mu ijwi babura, cyangwa mwagabanya amatsinda bitewe n'ingano? Oya, ntabwo ari icyo, kubera ko birashoboka ko muri junior haba harimo uruta uri muri senior, ahubwo ikigenderwaho kugira ngo umuntu abe muri senior kugeza ubu ngubu nuko haba hari navuga gute, urabona Nyereka mu mwamashi ariko arimo aragenda agikora. harimo ukuntu abantu bagira inshingano nyinshi, tuvuge nk'abamama cyangwa abapapa, bikaba bishoboka yuko aba atakiboneka. Iyo atakiboneka cyane presence ye, biba ngombwa ko hari umuntu ujya kuziba icyuho cye muri senior, ariko ntabwo ntekereza ko bigendana n'ubushobozi, kubera ko biragoye kubona umuririmbyi udafite ubushobozi bwo kuririmba. Ubwo bivuga ngo kwijyamo nuko biba byagaragaye ko muri senior harimo ahantu hari intege nkeya. Reka ntarambiranye kandi ntakubajije n'icyo utateganyaga gusubiza uyu munsi. Dushimira Imana ko umurimo wagutse ihabwa icyubahiro, kandi ntabwo kuririmba kw'aba bana b'Imana gushingiye cyane mu kwimuka mu cyiciro, kuko n'ubu barakora umurimo. Imana ikomeza ibambika imbaraga. Rero hari abantu badakunze kenshi kwibuka ko ari abo kwakirwa, ariko ari no bavunika cyane. Ndavuga abantu bajya bababaye musi mu gitaramo. Nabonye umuntu witwa Richard Jejuru, narakubonye Kabarore, narakubonye Nyagatare, kandi nabonye Furaha. Bari abantu ubundi mu makorari yabo n'ahandi bitaramo biri barabiyobora pe kandi neza. Imana bakomereza impano. Ariko bagihagaze, hari n'abandi ntamenya amazina, ariko hari umuntu waba ari we igitaramo nubwo cyaba ari icy'ubutabazi cyangwa icy'umunsi umwe, mumbabarira abashinzwe icyo cyiciro. Wowe wabaye musi ukakiyobora kikarangira, haguruka ahantu waba uri, kuko nawe buryo wari ukoze umurimo ukomeye. Sura hari umuntu wigeze abe musi, ndavuga mu bitaramo, mu makonseri, utabara mubaye ahantu bagiye gusaba uti nanjye bari bamaye akanya. Ndi kubona bigaragare ko uriya murimo atari umurimo woroshye. Tekereza abantu bica bagera mu gihumbi, ukabona uri kubura abantu 10. Cyakora Sankara ari kumbwira ati nutinda n'iki ndakiyobora. Oya buri aho ngaho. Sankara nawe arabashije. Mwange bamfasha ngo twakira ababaye MC. Murakoze, kandi ngira ngo muraho kugira ngo mujye mutanga n'inama kuri imbere kucyo yacikwaho n'icyo yateshukwaho. Rero hari abandi bantu tutabura kwakira. Ndasaba abakuru b'itorero bageze aha ngaha, baba ba hano ku Kabeza n'abaturutse ahandi ariko bageze muri iki gitaramo, munyemerere mujyejuru. Abakuru b'itorero bari hano muri iki gitaramo, aho mwaturutse hose, haba hano n'ahandi, ni benshi kandi beza.
imana ibaha umugisha abangahe bamfasha nabo ngo tubakire. Amen. Abaciye akabogi nagira ngo munyemerere twakire abandi bantu twagiye tugira abashyitsi beza hano. Ndavuga Ange akumuntu nyemerera ujye juru. Sengeri Nyamirambo, kandi by'umwihariko nagira ngo munyemerere twakire umusaza umukambwe umukuru bari kumwe n'Itegeka Sosthene, umusaza w'amateka mu murimo, umusaza nahoze mubwira ni muzenge ushobora kutanyibuka vuba, ariko aho numva mwibukira gato ni imbere ya za 87 afite amavuna kuri stade ya Nyanza mu majyepfo. Amavuna abantu batahaga bayoboye n'udutoroshi bwije ari nijoro. Rero nimubona abantu barimo hano bakora umurimo mujye mumenya ko hari n'abawutangiye. Imana ishimirwe ko mu iyo myaka itabarika ingana gutyo tukibasha kubabona mu materaniro. Amen. Uwiteka himbazwe kandi ahabwe icyubahiro. Ya korari rero nahoze mvuga ko yaturutse pfiriya muri Nyarugenge, ubu hano bari ni muri Gasabo. Muri Gasabo, kuva Nyarugenge uza muri Gasabo Kicukiro, kubera ubwo nari nzi ko ari hirya ndabivanze, ariko nanjye ntimwandenganya nsigaye mba hirya iriya. Iyi korari umuyobozi wayo nigira imbere gatoya w'iyi korari ababwiriza ubutumwa. Umuyobozi mu korari ababwiriza ubutumwa, Yesu ashimwe cyane, n'isabato nziza. Yitwa Habineza Peter, ariko akabazo k'amatsiko kamwe wadusubiza. Abaraha buriya baba bafite amatsiko menshi kuri korari, ariko rimwe na rimwe bakabura uko banayabaza. Twakomeje kuyivugaho. Iyi korari igizwe n'abaririmbyi bangahe? Imaze imyaka ingahe? Korari ababwiriza ubutumwa ubereye umuyobozi. Murakoze. Korari igizwe n'abaririmbyi 32. Korari ikaba yaravutse muri 86, ubwo Moise nawe arahita akura mumenye imyaka. 86 akize mu mibare kandi nzi bihekana. Ariko ubwo iri muri za 30 ni hano abantu bacuruza butike buriya bayimenye kare. Bari 30 n'ingahe? Abantu bazanye na korari ababwiriza ubutumwa, kuko niyo korari nabonye nubwo yava ku Muhima ijya muri Rugenge itabura abayiherekeza muri korari zo ku Muhima. Munyemerere mujyejuru abazanye na korari ababwiriza ubutumwa. Mbese ntibinejeje rwose? Bari abantu nabo mumfashe tubakire by'umwihariko. Tubakire ngo iki? Turabakire mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Rero mu by'ukuri twari twabahaye indirimbo enye kandi ntibari baburanye, ariko ukurikije imyaka bafite njye ndumva baririmba 5. Abo bibangamiye abanejejwe nuko baziririmba. Imana ibagirire neza. Amen.
sinshaka umuntu ngo mutume kure cyane aho nagera. Namenye ko hari abantu benshi bababaye bugarijwe n'amakuba, bagenzi banjye bariyo kure ndabakunda cyane. Zikushobora kugera kure jye nabasha kugera, aho indege imodoka yewe n'igare bitabasha kugera. Genda ubambwirira uti nubwo mubabazwa mutyo, nimwihangane igihe ni gito tugiye gutabarwa. Ndareba iwacu, iwacu ni mu ijuru, namwe muhanga amaso mu ijuru, niho gutabarwa kuva. Imibabaro yose dufite nubwo yakwirundanya ingana ite, ibyiza tuzabona mu ijuru iby'agahebuzo. Ndareba iwacu, iwacu ni mu ijuru, namwe muhanga amaso mu ijuru, niho gutabarwa kuva. Imibabaro yose dufite nubwo yakwirundanya ingana ite, ibyiza tuzabona mu ijuru iby'agahebuzo. Hakurya aho nagera bugarijwe n'intambara, bugarijwe n'ibyorezo n'inzara, yewe barabogoza. Ndirimbo yengereka ngutume ubabwire bose batenebutse, uti Yesu araje kandi azanywe no kubatabara. Ndareba iwacu, iwacu ni mu ijuru, namwe muhanga amaso mu ijuru, niho gutabarwa kuva. Imibabaro yose dufite nubwo yakwirundanya ingana ite, ibyiza tuzabona mu ijuru iby'agahebuzo. Mu bihe biheruka uko byahanuwe, Satani azakora bishoboka ngo ayobye abajya mu ijuru. Ibihe bizaba biruhije cyane ku bashikamye ku isezerano, abo bazahura n'ingorane ngo bacike intege. None dore ibihe tubigezemo, bimwe Yesu yavuze, ahabaga ubutaka bwera hari ubutayu, ye baba ni ibiki. Imbabazi zishize mu bantu, umubyeyi arabyara umwana akamuta, bikwiye kutuzinura iyi si tukitegura. Ndareba iwacu, iwacu ni mu ijuru, namwe muhanga amaso mu ijuru, niho gutabarwa kuva. Imibabaro yose dufite nubwo yakwirundanya ingana ite, ibyiza tuzabona mu ijuru iby'agahebuzo. Ndareba mu ijuru, iwacu, iwacu ni mu ijuru, namwe muhanga amaso mu ijuru, niho gutabarwa kuva. Imibabaro yose dufite nubwo yakwirundanya ingana ite, ibyiza tuzabona mu ijuru iby'agahebuzo. Ndareba iwacu, iwacu ni mu ijuru, namwe muhanga amaso mu ijuru, niho gutabarwa kuva. Imibabaro yose dufite nubwo yakwirundanya ingana ite, ibyiza tuzabona mu ijuru iby'agahebuzo.
nabajije bamwe muri bo bambwira ko ari ubuzima burushya, baratenebutse bashaka gusubira inyuma. Dore bagenze hanini baragerageje, hari hasigaye gato bagasoza urugendo. Bamwe bahuye n'intambara, abamaleki barabakurikiye, benshi bacitse intege bashaka gusubira inyuma. Egiputa nta cyiza cyaho n'uburetwa burangwayo, Farawo ntadukundana bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niho iwacu, nitubona tugezaho heza tuzanezerwa. Egiputa nta cyiza cyaho n'uburetwa burangwayo, Farawo ntadukundana bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niho iwacu, nitubona tugezaho heza tuzanezerwa. Ibuka henshi aho wanyuze hari hakomeye, ibuka ya mana yamukije ya nyanja. ibuka amazi yo mu rutare, ibuka amanu ya buri munsi. Mbese ibyo byose bivahe, hari Imana iturinze. Egiputa nta cyiza cyaho n'uburetwa burangwayo, Farawo ntadukundana bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niho iwacu, nitubona tugezaho heza tuzanezerwa. Ababona igihe neza, ese tugeze he? Egiputa twavuyeyo twerekeje i Kanani, inyuma hari Farawo ntabwo yifuza ko dutaha iwacu. Reba umwanzi inyuma araturakariye, ariko nimukomere hari ibyiringiro. Dufite Imana hejuru irugira byose. Nubwo twahura n'ibyago, uburwayi, ubukene biduca intege, nimukomeze imbere, iwacu ni hafi. Egiputa nta cyiza cyaho n'uburetwa burangwayo, Farawo ntadukundana bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niho iwacu, nitubona tugezaho heza tuzanezerwa. Egiputa nta cyiza cyaho n'uburetwa burangwayo, Farawo ntadukundana bari mukomeza imbere. Imbere yacu ho ni heza, hari Kanani niho iwacu, nitubona tugezaho heza tuzanezerwa. Nitubona tugezaho heza tuzanezerwa. Nitubona tugezaho heza tuzanezerwa.
bangahe bamfasha ngo dushimire ababwirizabutumwa cyane? Korari bigaragara ko itaje kwitoza, itaje gukora repetisiyo, ahubwo yaje nanone ifite uko yabiteguye. Imana ibaha umugisha. Ngira ngo abashinzwe icyo kunywa babarebe, babahereho, kuko imbaraga mukoresheje hano ni imbaraga nyinshi cyane kandi zikomeye. Hari korari ubona ko iba ifite amahirwe yo kwandika indirimbo ndetse ikayiga, ikagira n'aho ikurangira, ikagira aho ikuvana, ikagira n'aho ikugeza. Imana yatanze impano nyinshi kandi abahawe kuririmba Uwiteka abagirire neza. Indirimbo ni umwihariko ukomeye. Indirimbo zikora mu birori, zikora mu mitaramo by'imibatizo, iby'ubukwe, iminsi mikuru, guhimbaza Imana, ariko indirimbo ziragenda no mu gihe cy'agahinda nabwo zigakenerwa. Zifite umwihariko. Ni kimwe mu bintu biriho ndakumirwa. Imana ishimwe cyane. Rero hari abantu bamaze akanya bicaye. Haguruka wowe wumva umaze akanya wicaye, ukihagera nashaka babyihora, ariko uzi ko amaze akanya yicaye nahaguruka. Hari abantu batari baza ahantu bagera, ndashaka kuhabarangira. Zamura akaboko mubwira ahantu ugera, burya naho ntuharenge. Zamura uko ubyumva. Burya umuntu wese ahantu ubwo agera naho, kandi nureshya bugufi gute yageze harehare hashoboka bitewe n'uko areshya. Uwo bikundira zamura amaboko yombi, kandi nubangamirwa n'icyo bamubwira byihorere, kuko si igihe yakoreraga. Mugihagaze rero 35, ariko umubwiriza abatambuka kugira ngo aze mutafite gusinzira. Nkunda ubucuti buva mu ijuru, nisunze amaboko y'Iteka, ngize amahirwe mbonya amahoro, nisunze amaboko y'Iteka, nkiza ndokora amakuba yose, nkiza nisunze amaboko y'Iteka. Reka dusenge. Data wa twese, Imana ikomeye, Imana idukunda, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Teraniro riri aha niwe wariraritse, reka dusabane nawe. Hano humvikana indirimbo nyinshi zikomeye twakozwe, amarangamutima yagaragaye. Uturinde gucirwaho iteka, ahubwo tubeho dufite ibyiringiro by'ahazaza. Tugiye gutegera amatwi ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo ugiye kurivuga umwambike imbaraga, kandi iri teraniro uririnde indangare, uririnde babana ijambo ryawe rijya kubumburwa bakumva niko kanya ko gusohoka. Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Ngo ahubwo niba ari uyu mutsima tugiye guhabwa, udutere ubukene bw'ijambo ryawe, udutere inzara n'inyota, kugira ngo tugire mu izina ryiza rya Yesu umukiza wacu. Amen. Haleluya. Ariko mwagira mutya tukareba. Nzagenza nte? Zagira nte? Baririmbyi baratubwiye ngo hariya imbere ni heza. Ni heza. Reka ndirimbe nahuye na Mesiya. Reka uyu munsi mpagarara imbere y'abana b'Imana mbabwirize kuko nahuye na Mesiya. Muvandimwe, ishime, nezerwa kuko wahuye na Mesiya. Kandi guhura na Mesiya ntabwo ari bisanzwe. Mumbera badasanzwe, kandi Imana imfashe nanjye mbudasanzwe, kandi nkoreshe n'umwanya udasanzwe. Madamu nyina w'abana ba Nyakana n'abana be bambwiye ngo ndamutse abo ndi bubone Kabeza.
izo ndamutso muzakirane n'iz'abayobozi b'itorero rya Galilaya, muzakirane n'iz'umuyobozi w'intara ya Kigombe mbarizwamo. Murazakiriye, Mana ibaha umugisha. Hari ibintu bibiri binshimishije aho ngereye aha, umwanya maze hano muri urusengero rwa Kabeza. Impamvu ya mbere inshimishije ni umwanya ngize umugisha wo kongera kubana na Twiyarure. Ndongenda nezerewe. Ariko n'ubundi abakurambere bacu baravuze ngo inshuti nziza igusiga indi. Reka mbashimire yuko munsizi izindi nshuti ndi kureba imbere yanjye, ari aba baririmbyi n'aba bizera bose baraha, kambabwire ko ubu mubaye inshuti zanjye, kandebe uwo birakaje. Mani baho umugisha. Impamvu ya kabiri inshimishije ni igihe kinini, igihe kirekire, imyaka myinshi, kuba ngize umugisha wo kongera kubona umusaza Niyitegeka. Nakurikiranye amavuna ye, intambara ya 94 ikirangira, amavuna ya mbere yabereye mu mujyi wa Musanze tukiyita Ruhengeri. Nari mpari mbe muze, nibwo bwari ubwa mbere mbona korari ndi hano Mwami Ntuma na korari Abagenzi, kandi nibwo bwari bubaye ubwa mbere mbabona imbona nkubone baririmba yandirimba ivuga ngo niki watanze mwana wa da. Muze ndakizeye, kandi Imana impaye no kuryaho iyi minsi yayo. Ubu ndayikogose, ndayihekenye imyaka isaga 60. Ubwo sindiyeho. Hari abajya bavuga ngo arayifite, ngewe ndayimaze. Niba Imana ifite iyindi iri bunyongeze yimbe, ariko iyo yo narayiriye ndanabiyishimiye. Reka ndirimbe kuko nahuye na Mesiya. Ndi kwibaza iki kibazo ngo umuziki n'indirimbo bikomoka he? Iyo dusoma ku bikoresho byinshi usanga ahantu handitseho ngo made in China, ubu noneho hariho na made in Rwanda. Nibyo? None indirimbo n'umuziki bikomoka he? Niba hari umuntu ufite igisubizo ambwira uruganda zacuriwemo, kuko hari ibihangano tujya tubona abantu bakagira ibihangano yemwe n'abasizi nabiriya bya ibisigo n'insigamigani bifite abantu byagiye biturukaho. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Hari n'igihe ibihangano umuntu ashobora kugihanga, nyuma yaho abantu bakakigana bagakora nkacyo, bagakora igisa nacyo, ariko uko biri kose icyambere hari uwo kiba giturutseho. None umuziki n'indirimbo bikomoka he? Ninde ufite igisubizo? Mumfashe, ntabwo ari muri gahunda yo kuramya, ngaho reka ndebe ko tujyana. Yego muzehe. Muzehe waravuze ngo umuziki n'indirimbo ni igihangano bwa mbere cyahangiwe mu ijuru, abari kumwe nawe. Imana ibaha umugisha. Yobu igice cya 38. Yobu igice cya 38 umurongo wa 7, ndetse reka duhere ku murongo wa 6 maze tuze kugeza ku murongo wa 7. Haravuga ngo imfatiro zayo zashinzwe kuki, cyangwa se inde washyizeho ibuye
ibuye ryo ku mfuruka. Umurongo wa 7, igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Ampagarare gato kuri uyu murongo. Abahanga mu bya Bibiliya batubwira ko iki gitabo cya Yobu, uwakurikiranya neza uko ibitabo byanditswe ndetse n'igihe byandikiwemo n'ubukuru bw'ibivugwa muri ibi bitabo, ndavuga ibya Bibiliya, wakegeranya n'igitabo cy'Itangiriro. Bivuze ko uko bagenekereza abahanga mu bya Bibiliya, iki gitabo gishobora kuba nacyo ari Mose wacyanditse, kuko ari nawe wanditse ibitabo bibanza bya Bibiliya. Bivuze yuko ibivugwa muri mu gitabo cya Yobu ari ibyo mu bihe bya kera, ndetse mu ntangiriro simvuga ngo isi kiremwa, ariko muri ibyo bihe ugereranije nuko ibitabo byagiye byandika amateka yo kubaho ku isi n'abakurambere bacu. Igihe rero uyu murongo wa 7 uvuga ngo inyenyeri zo mu ruturuturu ziririmba, ubu buhanuzi buri muri Yobu burarengurira ku ndirimbo z'abamarayika. Ndetse hari naho dusanga ko igihe Satani yari amaze guhezwa, amaze gucibwa mu ijuru, hari ibihe yemerewe, hari ibihe yari yahawe, yajyaga akunda kunyaruka agasubirayo, akagerayo, akareba gahunda zaho, akareba imiririmbire yaho, cyane ko ari nawe wari n'umuyobozi w'amakorari yo mu ijuru. Nashakaga gushyigikira igisubizo cy'umusaza mugenzi wanjye ko indirimbo n'umuziki byahangiwe mu ijuru. Indirimbo yo ku misozi y'i Betelehemu. Narimaze gusoma isomo rimwe ryo mu gitabo ryo mu isezerano rya kera, reka tujye no mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2. Abagenzi bajya batubwira indirimbo enye. Uyu mwanya ngiye kuvuga kuri 2. Imwe muri izo iri muri Luka igice cya 2. Reka dusome umurongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga hati: muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, cyangwa mu Kinyarwanda cyahuranije, ziririmbira Imana zivuga ziti: mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amahoro abe muri mwe. Indirimbo ya 4 ndaza kuyivuga ndi gusoza. Hari ibintu nagerageje gukurikirana mu bitabo byinshi nagerageje gusoma, ahavuga akamaro n'agaciro k'indirimbo. Buri insanganyamatsiko y'icyigisho mwamaze kuyibwira, umuziki n'indirimbo bikomokahe. Umuhungu wanjye Moyize yari amaze kugira ibyo avuga, bimwe mu kamaro, umuti, umugisha w'indirimbo. Nanjye mu byo nagerageje gukurikirana mu nyandiko zose nasomye, negeranije ibi bintu bikurikira. Iyo indirimbo zikoreshejwe neza zihinduka umugisha ukomeye. Indirimbo zizana abantu kuri Yesu kurusha ibibwirizwa, ubyange cyangwa ubyemere. Indirimbo zisabanya abantu n'Imana. Indirimbo zisabanya abantu ubwabo hagati yabo. Nta jambo nibuvuge ridatangizwa ijambo indirimbo. Indirimbo zongera ubutwari cyangwa imbaraga mu muntu. Indirimbo zizana umunezero cyangwa se uburyohe mu mutima.
indirimbo ziterura cyangwa zizamura amarangamutima meza mu mutima w'umuntu. Indirimbo zivugurura imitekerereze, ubuzima umuntu yarabayeho bw'ubunyamisozi, bwo kwihugiraho, bwo kwiyanga cyangwa bwo kwishyira imbere. Iyi indirimbo ubwazo zihindura imitekerereze y'umuntu. Bivuze ko umuntu winjiye mu ndirimbo, agakurikirana indirimbo, agakunda indirimbo, akumva indirimbo, akaryoherwa n'indirimbo, zimukuramo n'ubunyacyaro. Buriya aba bantu batararirimba bari abanyamisozi nkanjye, ariko ubu ni abasirimu. Inyuramo kugira ngo igere ku mutima w'umuntu, cyangwa mu yandi magambo niyo iyi Imana ishaka kwihuta kugira ngo igere ku mutima wa Nyakana vuba, itanyuze mu makoni, itazamutse imisozi, itanyuze mu mibande. Inzira yihuse ikoresha ni mu ndirimbo.